Hari abantu batandukana na Yesu bagasigarana ifoto ye. Wajya babona ni ifoto ya Yesu ukagira ngo na Yesu bagize gute? Ngo bari kumwe. Ngo bari kumwe. Ariko mujye mutunga Yesu ndimo gatunga ifoto. Yesu niwe mushitsi wagusura ntaguteza ibibazo. Yesu yagusura ntiwikopeshe fanta. Umuyicubahiro. Niwe mushitsi udateye stress. Ushobora kwibaza uti se naza turasangira iki ko nanjye ntari buke. Uwo mukingurire murasangira kubyazanye. Kuko Yesu ntabwo aza aziraho. Ntabwo aza vide. Abantu bakiye Yesu aje iwabo mugire guca. Mwabonye aziyaho. Yesu yaje aza yikoreye. Iyo rero Imana ikoze bayita ropuri. Imana yivuye imbere ikamera nk'igarutse inyuma. Abana mugakiza ahita asubira mu kabari. Ahita ahamagara uwo bakundanye ati noneho twagenda nijoro ndi kubona ubukwe butakibaye. Iyi Imana ikoze aka kantu ahita agahamagara inyabihu ati mundebere wa murima wanjye ndi kubona uyu mujyi ntawubamo. Kandi ubwo Imana yakoze ikintu ukwiriye kubuzi ko gisanzwe igikora. Iyi Imana ivuye imbere ikaje inyuma. Abana mugakiza baratongana, baritotomba, batuka Mose. Batuka nde? Umugore udakijijwe neza atuka umugabo. Umugabo udakijijwe neza ata umugore. Abana badakijijwe neza batababyeyi akaja kuba mwisoko, akaja kuba marine. Kubera ko Imana igarutse inyuma. Naho kumba ikintu kiyigaruye inyuma. Tuguhaye icyubahiro ku bugingo bwacu burinzwe nawe wabupfiriye mwami. Turagushimiye kubwira iteraniro, tugushimiye ibintu byose warikoreyemo, tugushimiye indirimbo twumvise, tugushimiye umurimo mwiza w'Umwuka Wera ahagejeje akora hembura imitima yacu. Dusengeye umugaragu wawe mwami, umushyigikire uko usanzwe ubikora, ariko uyu munsi urusheho cyane. Imbaraga z'Imana nizimubeho cyane, kwera kw'Imana ni kumubeho cyane. Imana ihagarane nawe cyane, umutima we wuzuzwe cyane. Reka hinduka umugende mwiza w'amazi meza ageza ku mitima isarayiguye umwuma. Natwe imitima yacu yihindura imbibe nziza kugira ngo twumve ijambo ryawe, kandi ijambo ryawe rigwe mu butaka bwiza kugira ngo ryere imbuto nyinshi mu izina rya Yesu. Urakoze, ubane nawe kandi natwe ubane natwe mu izina rya Yesu. Amen. Mukomere Imana amashyi. Ababyeyi bayivugiriza impundu. Muhuze ibiganza dukomere Imana amashyi. Murakoze, Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza. Haleluya. Abari maso mwikirize. Haleluya. Murambure Bibiliya dusoma ijambo ry'Imana. Ndashaka dusoma n'ubundi turacyari mu kuva, niho abateguye igiterane bakuye intego y'igiterane, ariko kandi natwe ntituri kure yaho kugira ngo turebe ko Umwuka Wera ari bubihuze, twumve icyo Imana ivuganye natwe muri uyu mugoroba. Dusome mu kuva igice cya 33, ndasoma umurongo wa 12 n'uwa 13 n'uwa 14. Turongera dusome n'ubundi mu kuva igice cya 10 ku murongo wa 14. Ndahita nsoreza mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Sinava imbere y'abantu bangana gutya ntavuze kuri Yesu. Imana iduhana umugisha. Kuva 33 ku murongo wa 12 haranditswe ngo Mose abwira Uwiteka ati, dore uja untegeka uti jana ubu bwoko, ntumenyeshe uwo udutumanye, ariko waravuze uti nguzi izina kandi wangiriyeho umugisha. Nuko niba nkugiriyeho umugisha koko, nyereka imigambi yawe kugira ngo nkumenye, mbone uko ndushaho kukugiriraho umugisha, kandi wibuke yuko ubu bwoko ari ubwawe. Umurongo wa 14 avuga ngo aramubwira ati, ubwanje
nzajana nawe nkuruhure. Tuvuge ngo amen. Tuvuge ngo amen. Gice cya 10 aho mu Kuva ku murongo wa 24. Igice cya 10 Kuva igice cya 10 24 haravuze ngo Farawo ahamagaza Mose aramubwira ati nimugende mukorere Uwiteka, ariko imikumbi yanyu n'amasho yanyu abe ari byo bisigara, abana banyu bato mubajana. Mose aramubwira ati ukwiriye no kuduha ibyo dutamba n'ibyo twosa, kugira ngo dutambire Uwiteka Imana yacu ibitambo, n'amatungo yacu tuzayajana, ntiyazagira n'urwara, kuko ariyo tuzaba dukwiriye kwendaho kuyakoreshereza Uwiteka Imana yacu, kandi ntituzi ibyo tuzayakoreshereza Uwiteka tugezeyo. Amen. Reka dusubiremo uyu murongo 26. Haravuze ngo n'amatungo yacu tuzayajana, ntiyazagira n'urwara ruzasigara, kuko ariyo tuzaba dukwiriye kwendaho kuyakoreshereza Uwiteka Imana yacu, kandi ntituzi ibyo tuzakoreshereza Uwiteka tutaragerayo. Amen. Murakoze cyane. Reka dusome mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Mariko igice cya 4 ku murongo wa 36. Mariko igice cya 4:36 haravuze ngo basiga abantu bamujana mu bwato yahozemo, kandi hari n'andi mato hamwe nabwo. Nuko ishuheri y'umuyaga iraza, umuraba wisuka mu bwato bigezaho bwenda kurengerwa. 38 haravuze ngo yarasinziriye aryamye bwerekeza, yiseguye umusego. Baramukangura baramubaza bati mwigisha, ntubyitayeho ko tugiye gupfa? Akangutse acyaha umuyaga abwira inyanja ati ceceka utuze. Umuyaga uratuza, inyanja iratungana rwose. Tuvuge ngo amen. Tuvuge ngo amen. Umuyaga uratuza, inyanja iratungana rwose. Muzamure ibiganza tumuhe icyubahiro. Yesu nahabwe icyubahiro. Haleluya. Hari abumvishe nsomye imirongo myinshi bagira ngo ndi butinde. Ntabwo gusoma imirongo myinshi bisobanura gutinda, nta nubwo kandi gusoma umurongo umwe bivuga kwihuta, ahubwo byose bikorwa neza mu gihe cyabyo. Amen. Amazina nitwa Nshizirungu Emmanuel, ndubatse, mfite umudamu n'abana, ndi umubwiriza butumwa bwiza bwa Yesu Kristo umuhamagaro. Nishimiye kuba muri iki giterane cyateguwe na korali ku bufatanye n'itorero rya Gatenga, korali Nyota Alfajiri. Turi inshuti amakorali ya hano hafi ya yose, kuko hano muri uru rugo rwa Gatenga tumaze imyaka myinshi turi abana ba hano muri uru rugo, turagenda tukagaruka, kandi Imana iradufasha. Imana nihabwe icyubahiro. Twabonye korali Iriba guturuka hariya kuri ADPR Gikondo, muvuge ngo izina ryarahindutse. Imana nihabwe icyubahiro. Hari irindi zina twabitaga aho baturutse, ariko rizasigarana agasoko. Agasoko ko hirya y'iwabo, ariko itorero ryo ni ADPR Gikondo. Murakoze cyane. Imana iduhana umugisha. Namwe mwese kandi turabashimiye, kuko namwe mudahari ntacyo twakora. Twifatanyije kandi n'abari online, turifuza yuko muri uyu mwanya w'iki giterane umushumba w'iri torero yafunguye, natwe kandi duhawemo umwanya ngo tubaganize ijambo ry'Imana kandi tutari butinde.
ndashaka ko abateguye igiterane mwabyumvishe ko bagifunguye hano mu kuva 14 ku murongo hafi wa 16, ariko nanjye nifashishije ijambo ry'Imana. Imirongo yose dusomye ndashaka kuyihuriza mu ijambo rimwe rivuga ngo urugendo rurimo Yesu ruroroha. Urugendo rurimo Yesu ruroroha. Bibwira uwo mwicaranye, mubwira uti urugendo rurimo Yesu ruroroha. Bitabujije ko rubamwe ibikomeye, ariko kuko rurimo Yesu. Suko rutabamwe ibikomeye, suko udahura n'ibikomeye, ariko kubera ko rurimo Yesu. Minota yanjye ndi kuyibara, ariko abacuranzi bagiye. Iminota 3 mba nteye agakorasi kavuga ngo kugendana nawe Yesu, kugendana nawe, kugendana nawe Yesu n'amahirwe. Abarabishobora mwikirize nta kibazo. Kugendana nawe Yesu kugendana nawe Yesu, kugendana nawe, kugendana nawe Yesu n'amahirwe. Abantu bagendanye na Yesu bakabona koza ibintu bikomeye mu rugendo. Kugendana nawe Yesu, kugendana nawe, kugendana nawe Yesu n'amahirwe. Mushirema amashi twumva. Kugendana nawe Yesu, kugendana nawe, kugendana nawe Yesu n'amahirwe. Gukorana nawe Yesu, gukorana nawe, gukorana nawe Yesu n'amahirwe. Abantu bemera ko hari ibyo bagira ibiganza guci. Kugendana na Yesu n'amahirwe. Turavuze ngo urugendo rurimo Yesu. Nyota Alfajiri yabwiye umuntu wese uzagira umugisha kuba muri iki giterane, cyangwa se bagatega amatwi iki giterane bari hanze bari gukoresha iyakure, yababwiye ngo mukomeze mugende, mukomeze. Mukomeze mugende, ariko ni mugende ntuzagende wenyine. Jana na Yesu, jana na Yesu. Reka mbabwire, hari ukuntu hari ibyivugwa abantu bagiye bagira, bakavuga ngo inshuti nziza, ngo muragendana ntigusige, ngo murasangira ntigucure, ngo gucyo gucyo. Ariko ndagira ngo mbabwire ko nta nshuti nziza nka Yesu. Abantu bose ko baba bateye kose n'icyo baba bakumariye cyose, Yesu arabaruta. Yesu agize gute? Yesu reka mbonereho mbwira abantu bari hano, iyo dusomye Bibiliya turi kwigisha inyigisho za Bibiliya, iyo uvuze Yesu uvuze Imana, niyo uvuze Imana uvuze Yesu. Mudatandukanya Yesu n'Imana. Yesu yaravuze ngo nje na data turi, umbonye ababonye, mugire gucya tumuhe icyubahiro. Imana yashimye kubahirwa mu mwana wayo. Icyubahiro duhaye Yesu tuba tugihaye Imana. Iyo twamamaje Yesu tuba twamamaje Imana. Niyo twamamaje Imana tuba twamamaje. Haleluya. Tudafata umwanya wo kuvuga Yesu mukamutandukanya na se. Bibiliya ivuze Yesu, abantu b'abana cyangwa se ibyo gusoma Bibiliya batari babisobanukirwa,
bazi ngo Yesu nuwo mu isezerano risha gusa, ariko ndagira ngo mbabwire isi itarabaho Yesu yarariho. Bibiliya yose kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe ivuga Yesu. Icyakora hari aho muzasoma andi mazina, ariko akaba ari Yesu, atitwa Yesu ariko yitwa andi mazina. Afite amazina atangaje, afite amazina menshi, kandi uwacu yaravuze ngo buri wese amwita izina bitewe n'aho bahuriye. Uwo bahuriye mu ntambara yamwise umutabazi, uwo bahuriye mu bitaro yamwise umukiza. Buri wese amwita izina bitewe n'aho bagize gute. Kandi nawe yambara umwenda w'intambara ngo bitewe n'urugamba ugize gute ufite. Iyo uzaje kuburana ufite ubwoba, ahita akubwira ati humura nzambara ikanzu y'abavoka, uzambona mu rukiko, kandi uhumure nzivugira. Uhumure nzagira gute? Nzivugira. Iyo muzahurira mu bitaro yambara ikanzu y'abaganga, abaforomo, akakubwira ati humura uyu ni muganga ariko ninjura gukorera operasiyo, uhumure ndaba mpari. Haleluya. Yesu niwe ndi kuvuga. Hari aho muzagenda musoma mu itangiriro mu gice cya gatatu, mu gice cya kabiri kugeza mu gice cya gatatu, harimo inkuru zo gutakaza agaciro k'umwana w'umuntu. Ariko nyuma yaho hari indi nkuru ishimishije yagaruriye agaciro umwana w'umuntu. Abahanga bavuga ko hari ibitabo ngo bidateye ubwoba Satani, kubera ko birimo esheki ku mwana w'umuntu. Hakabamo n'ibindi bitabo birimo intsinzi. Ibyo bitabo Satani arabitinya. Itangiriro yabonetsemo esheki ku mwana w'umuntu, ariko kandi ibyahishuwe bifite intsinzi ku mwana w'umuntu. Haleluya. Ariko icyo nshaka kubabwira nuko Adamu na Eva bamaze gucumura, ngo Imana ubwayo niyo muhanuzi mukuru. Imana niyo muhanuzi mukuru. Yahise ihanura, irahanura. Imana ibwira Adamu, iramubwira ngo wowe ninde wakubwiye ngo ujye ku giti nakubujije? Ko naguhaye byinshi nkakubuza kimwe, ukareka byinshi ukajya kimwe. Ninde wabikubwiye? Agiye gutanga impamvu Imana yavuga itoya, wowe uzajya wiyushe akuye. Nawe wa mugore we, kuko wumviye Satani, uzabyara urusha. Ngo Imana yitegereza na ya nzoka ariyo shusho ya Satani, iravuga ngo nawe Satani wa nzoka we, ntugire ngo utsinze igitego. Muri uyu mugore hazavamo umwana, uwo mwana azakumena umutwe. Ubu buhanuzi bw'Imana, uyu mwana wahanuwe yari Kristo. Yari Kristo, yari Yesu, niwe mwana Bibiliya yavuze. Kandi uyu mwana, haleluya, ni Imana yamuhanuye abahanuzi batarabaho. Uyu mwana umubona hamwe itangiriro niho yahanuwe, ariko kandi uje kumubona bamuteruye muri Luka 2:27. Uyu mwana ni uhagaruka Mariya na Yosefu bamujanye mu rusengero ku munsi wa 8 avutse. Simiyoni akamuterura akamubwira ngo mwami, sezerera umugaragu wawe amahoro, kuko amaso yanjye abonye agakiza kawe.
ngo abari bari mu urwo rusengero babwira Simiyoni baturashaje koko, none se ko baguhereje umwana ukaba uvuze ko ubonye agakiza? Simiyoni arababwira ngo icyo bisobanura ndakizi. Abamuhereje bazi ko bamuhereje umwana, ariko Simiyoni wavuze ko ateruye iki? Agakiza. Bisobanura ngo intsinzi y'imibabaro yo mu isi ni agakiza. Ni iki? Abantu bafite agakiza, twebwe tubitse intsinzi na mace itararangira. Tubitse intsinzi tukiri mu isi. Hari igihe ikipe itsinda mbere bakayishura kandi bakayitsinda n'ibindi, ariko umuntu ufite agakiza nubwo yaba ataragera mu ijuru aba abitse intsinzi, abagenda n'iki? Ababyemera muvuge ngo amen. Ndagira ngo mbabwire bene data, n'ahantu henshi Bibiliya yivuga Yesu mu isezerano rya kera imuvuga mu marenga, ariko uru rugendo rw'Abisirayeli kubera ko ngiye kuruvugaho, ndaza gusoza mvuga kuri Yesu, kandi Yesu namubabwiye ko ari we ndavuga kenshi kuko niwe nzi. Njyewe na Mose ntacyo dupfana, ariko nje na Yesu dufitanye amateka. Nje na Yesu dufitanye amateka. Ubuzima bwanje bukomoka kuri Kristo, no kuba mpagaze aha ni Yesu. Haleluya. Nababwiye ngo Yesu niwe wenyine. Twebwe iwacu abantu baracyatega imodoka, konveri akakubwira ngo harimo umwanya umwe, ntabwo turageraho gukozaho ikarita. Imodoka ibirimo konveri akakubwira ngo hasigayemo umwanya umwe kandi sindi butendeke. Akakubwira ngo uri kumwe nande, ukamusubiza ngo ndi kumwe na Yesu. Ati ko harimo umwanya umwe. Weho na Yesu mwakwicara mu mwanya umwe wari usigaye mu modoka, kandi konveri yahagarara imbere ya polisi agasanga adatendetse, kandi uri kumwe nande? Na Yesu. Weho na Yesu no mu mwanya mu ndege mwakwicaranamo, kandi warishuye itike imwe. Yesu niwe mushitsi wagusura ntaguteza ibibazo. Yesu yagusura ntiwikopeshe fanta umuyicubahiro. Niwe mushitsi udateye stress. Yaravuze ngo dore mbagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanje agakingura ndinjiriwe dusangire. Ushobora kwibaza uti se naza turasangira iki ko nanjye ntari buke? Uwo mukingurire murasangira kubyazanye. Kuko Yesu ntabwo aza aziraho, ntabwo aza vide. Abantu bakiye Yesu aje iwabo mugire guca, mwabonye aziyaho? Yesu yaje aza yikoreye. Yesu ni umushitsi muhire. Abo bari kundeba neza niho nderekera. Muravuze ngo haleluya. Yesu niwe ngiye kubabwira muri uyu mugoroba. Yesu ni umushitsi muhire. Yesu ntashobora kuza iwawe ngo ukure abana ku gitanda ngo mwimukire umushitsi umuhe icyubahiro. Yesu ntashobora kuza ngo utire intebe. Abantu mutakira Yesu murantangaza. Abantu bakiriye Yesu babaye abana b'Imana. Uyu Yesu urugendo arimo, urugendo agize gute? Naje gusoma ibitabo byinshi, nsoma abantu bagendanye nawe, ariko reka mbabwire, uru rugendo rw'Abisirayeli ni ishusho ry'urugendo rwacu rwo kuja mu ijuru. Indirimbo ya 90 yaravuze ngo ubu rugendo mfite n'urwo kuja mu ijuru, umukiza niyari nanjye nkwiriye kujayo. Ndagira ngo mbibutse ko bene data, nubwo tuba twicaye hano, mujye mwibuka ko tugenda, kandi urugendo rwo kuja mu ijuru ruri mu ikoranabuhanga, ariko ritari ikoranabuhanga ryo mu isi. Ni urugendo tugenda, niyo uryamye ubugenda, niyo ubyutse ubugenda, niyo n'ubu mpagaze ahandi kugenda, kandi nzagerayo.
Nibutse ko ari rwo rugendo rukomeye, ni rwo rugendo rutagira inyorosha-ngendo, urugendo ruja mu ijuru. Ni urugendo utatega umumotari ngo umubwire ngo ngezaho imbere. Ni urugendo utatega tagisi vatiri. Yewe niyo waje hari i Kanombe, hari amakampani menshi y'indege, kaja kuri Katari, kavuga uti ndabizi mugira indege nziza kandi zigera kure, munkatire tiki, bati isura jahe, uti ndaja mu ijuru. Bakureba bakaguseka bakubaza ngo mu ijuru se banyura hano. Ariko reka mbabwire bene data, urugendo ruja mu ijuru, haleluya, n'urugendo dukwiriye kujya tuvugaho. Uru rugendo rw'Abisirayeli bahaguruka baje i Kanani, rwo ni ishusho cyangwa se ni ifoto, kandi ifoto ntabwo ifite agaciro nka nyirayo. Abasore n'abakobwa bagikundana kera bahanaga amafoto, ariko umukobwa yaguhaye ifoto yarangiza agashingiranwa n'undi musore, iyo foto wayigumana? Wayigumana? Ira hakurya baravuze ngo wayitwika, nawe ufite uburakari bwinshi. Reka mbabwire, iyo bavuze ngo ifoto y'umuntu, ifoto uyigumana bitewe n'amateka meza wagize gute, wagiranye nawe, nubwo yaba adahari. Ariko hari umugabo umwe wakiye abashitsi, yari umukire umusirimu, abashitsi bageze iwe basanga ahita babwira, arabakira ababwira ati dore urani madamu, amubereka ku ifoto. Abashitsi baricara, mukanya babona ari koza teremusi n'ibikombe, babona atetse kuri gaze. Abandi bati se madamu we ko ataje kutwakira, ko ataze se kudusuhuza, none se ko ari uri koza isafuriya, none se hano haba abandi. Havamo umuntu umushize amanga, aramubwira ati ko madamu wawe ataje kudusuhuza kandi wamutweretse hariya. Ahita ababwira ngo yo, ngo nibagiye kubibabwira, ngo nenzi ko ndabibabwira twicaye dutuje, ngo twaratandukanye twakoranye divorce. Umukecuru ati si udivorce n'umuntu ugasigarana ifoto ye? Ati nwenzi ko yirekeye hariya, azitwe twagize ngo murabana. Ariko uwo munsi uwo mukecuru aratubwira ati ntahanya igisubizo, hari abantu batandukana na Yesu bagasigarana ifoto ye. Wajya wabona ni ifoto ya Yesu ukagira ngo na Yesu bagize gute, ngo bari kumwe, ngo bari kumwe. Ariko mujye mutunga Yesu ndimo gatunga ifoto. Yesu arafatika, Yesu aravuga, Yesu arakora, Yesu muragendana, haleluya. Ndagira ngo mbabwire, hari ibintu bibiri urugendo rwacu rusumbya urw'Abisirayeli. Ibi bintu bibiri, icyambere nuko uwayoboye Abisirayeli abahagurutsa muri Egiputa, uyu ugaragara Mose, yabakuye yabayoboye, ariko we ntiyagerayo. Ariko twebwe Yesu utuyoboye none muri iki gihe cya none mu isezerano risha, uretse no kuba azagera umuvuge ngo ariyo, yaravuze ngo ndagiye ngiye kubategurira kugira ngo aho ndi namwe. Cyo nico Yesu asumbya Mose. Icya kabiri cyerekana ko urugendo rwacu ruruturu w'Abisirayeli ari rwacu, ari rwo original. Abisirayeli bahagurutse muri Egiputa berekeza i Kanani. Egiputa na Kanani biravuga ngo bavuye ku isi baja n'ubundi ku isi, kandi bageze muri iyo Kanani barongera bayikorera mu ibyaha. Ariko twe nituva muri iyi si tukagera mu ijuru, nta muntu uzakorera ibyaha mu ijuru. Uzabagezeyo azabatsinze urugamba, nta n'ikindi kintu kizongera kugira gute kumukanga. Abisirayeli Farawo yarabarekuye bakira Farawo, ariko bari i Kanani bategwa na Nebukadinezari, bagumye mu ntambara. Ariko twe nitugera mu ijuru
ntawe uzongera kutuburabuza. Nitugera mu ijuru, iyo tuja nitugerayo, habe nta kindi kibazo tuzagira. Rero reka mbabwire, muri uru rugendo nabo babonye Imana. Mose, Imana imubwira ngo genda uzane ubwoko bwanje. Mose yari yarabaye umwana ari mu rugo rwa Farawo. Mose yari yarize amashuri arihirwa na Farawo. Mose yari yarabaye umwana muri urwo rugo, kandi ngo yaravuye yafite idosiye ikomeye, ariko ngo Imana imusubizayo, genda uzane ubwoko bwanje. Mose, Bibiliya iyi muvuga imwerekana aciriritse imbere ya Farawo, ariko kuko umuntu uri mu Imana, nubwo wamubona aciriritse imbere yawe, azaba ari umunyacubahiro. Yabwiye Imana ati sinasubira imbere. Imana iramubwira ngo urajayo. Ndajayo, buriya bwoko nabukurayo gute? Imana iramubwira ngo genda ukureyo ubwoko bwanje. Mose aramubwira ngo iyo ntumye kujya kuzana ubwoko bwawe, ubu ntumanye nande. Urabona nagenda njyenyine. Hari aho Imana yanzuye ngo nzaguha Aroni mwene so, ariko Mose abona Aroni ni umuntu. Hari naho Imana yamubwiye ngo nzaguha marayika. Mose abona marayika ni nk'umuyede. Aravuga ati wapi, marayika se, marayika twagendana ibibazo akabikora hiki. Marayika icyo yakora ni ugutanga raporo y'ibyabaye, ariko ntacyo yakora. Ndashaka ko ari weho tugendana. Wewe ugira icurema, icuremye ukagira gute? Ukagikomeza. Haleluya. Niko yabwiye Yeremiya 33. Yaramubwiye ngo ninjugira ico ndema, ico ndemye nkagikomeza. Mose aravuga ati ni wowe turajyana, nutajyana natwe ntabwo tuzahaguruka. Mose yarazi ico avuze. Imana iramubwira ngo kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina, n'icyo uvuze icyo ndagikora, nzagendana nawe, kandi nitugendana nzakuruhura. Nzagira gute? Ndagira ngo mbabwire, uru rugendo nimugendana na Yesu, Yesu azagenda turuhura. Kubera ko Imana yabwiye Mose ngo izamuruhura, Mose ataratangira urugendo, nuko yari ibizi ko azahura n'ibirusha. Imana yiyemeza kuzakuruhura kuko mu rugendo harimo ibirusha. Mose agiye yumvishe iyo message, Imana imwemere ko bazajana. Yagize imbaraga, yagize confidence, aravuga ngo nanjye Farawo uko namubonaga ntari ko ari, ubwo turi kumwe n'Uwiteka. Aramanuka ageze kwa Farawo. Farawo ati bite kugeza aha? Uragarutse ko wari warahunze? Mose ati ntabwo ngarutse, n'ubundi ndi kwihuta. Ubu bite kuri kwihuta? Aravuga ati nje gushikira ubwoko bw'Imana. Ubuhe? Abaheburayo. Farawo aravuga ati ariko uratinyuka, ninde wakubwiye si ngo bava hano? Aravuga ngo ndiho, yabantumyeho. Farawo ati ndiho se niki? Kandi ubwo ndiho mbabwiye icyo bisobanura, muvuge ngo amen. Mbababwira ndiho biravuga ngo Imana niyiriho, ibindi byose niyibibeshejeho. Imana niyo. Ubu nona uramutse utangaje ngo uriho, igahita ikisubiza umwuka wayo, wakongera kuvuga ngo uriho? Imana niyiriho, ibindi byose niyo ibibeshejeho. Ibintu byose biriho ku bwayo. Urumva rero niyo iriho, kandi ntawayikuraho. Ngo mugihe Farawo akijijinganya, ngo Mose arambika inkoni hasi ihinduka inzoka. Farawo araseka. Mu bintu byasekeje Farawo ni ukubona inkoni ya Mose ihindutse inzoka. Yarasetse, abwira Mose ati uzateka imitwe ahandi. Ibi ngibi uri gukora n'abana bo muri primaire naha bagira gute? Barabiko. Ibiseko babyiga kuva muri nasari. Inkoni guhinduka inzoka uzabikora ahandi, naho twebwe inaha hari utari umurozi inaha. Inaha bafite fakirite, abantu babyiga mu ishuri bakabiminuzamo. Nta nubwo ndahamagara abanyeshuri babyongeye guhamagara ba mwarimu.
ba mwarimu ngo Farawo ahamagara abarozi n'abakonikoni babihagarariye, arababwira ngo muze mukosore Mose. Bahageze batinya kubona ibiki, ati do arambitse inkoni ihinduka inzoka, muhite mubikora namwe. Ngo buri muntu wese arambikiye inkoni ngo nayihinduke iki, ihinduke inzoka. Kubera ko Mose yari yaragendanye n'Imana, abwira Imana ati uracyari hano kumwe nanje? Imana iti ndahari. Ubuze turacyafite ikindi cyo gukora, ubundi bagukosoye ariko wiganye n'aba ngaba. Imana iti ndacyafite icyo gukora. Imana nta gihe na kimwe wageramo ibidafite icyo kugira gute. Nta ka nimwe wageramo Imana yabura icyo ibikoraho. nta hantu na hamwe uzagera ku buryo Imana idafite icyo gukora. Mu yicubahiro Imana ibigifite icyo yabikoraho. Twese dutera haleluya, babwirisha Imana ibikoraho. Nubwo inkoni ya Mose yahindutse inzoka ari imwe, izindi zikaba inzoka nyinshi, Imana yabwiye Mose iramubwira ngo yihanga amaso uyirebe. Arayitegereza ngo abona izamuye ijosi, abona igize icya, ngo iza hano zikizana mu kanwa, iza hariya zikizana, iza hariya zikizana. Kandi ngo iyi nzoka ya Mose yamaraga kujya inzoka y'umukonikoni, uwo mukonikoni yakizwaga n'amaguru, akizwa n'amaguru, akizwa n'amaguru, ngo yagiye kuzimara zose. Farawo asigaye wenyine we na Mose. Areba Mose ati noneho ati sininjira kurikizaho. Mose ati buretse turavugana. Haleluya! Reka mbabwire, izi mbaraga mwumva bisi batunze nukuri imbaraga z'Imana zirazirya, imbaraga z'Imana ziraziconshomera. Kibazo nuko abisi basanga wowe n'Imana mutari kumwe, ariko isi ntiyagushobora uri kumwe n'Imana. Tuvuge amena twese. Isi ntiyagushobora wowe nayo mubanye neza. Ni ureba mu nda y'ingumba, oh, zamura ibiganza. Tera haleluya! Niwe ngo Farawo ubwoba buramufata, aravuga ati ningiye gukurikizaho. Ngo ariko ngo Imana ibwira Mose ngo yifate ku karizo twigendere. Ngo arunama afata ku karizo ihinduka inkoni, ayitera ku rutugu, abwira Aroni ati dusubire i Gosheni tuzakoranisha. Farawo arababwira ati mureke tubyumvikane, nta mwareka se tukaremana inama. Baramubwira ngo uyu munsi amateraniro ararangiye, tuzagarukesha. Tuzagarukesha. Iyo nkoni atereye ku rutugu, mbabwiye icyo byasobanuraga, byaravugaga ngo imbaraga za Egiputa zose turaziraraye. Imbaraga za Egiputa zose Mose na Aroni bari bagize gute? Baziraranye. Nta kindi Egiputa ifite cyo gukora. Ibyo bagerageje byose turaziraranye. Ngo Mose na Aroni bamaze kugenda, ngo Farawo yahise aremesha inama itunguranye, ahamagaza abakonikoni bose bari baraho, arababwira ati munyitabe. Baraza, arababaza ati none muvugishije ukuri, ibi bintu mwari mubizi cyangwa kwari uguteka umutwe? Baravuga bati twari n'abahanga nitwe tubyigisha abandi. None zizi nzoka mukoze ku ya Mose ziri? Baravuga bati ariko wowe nyakubahwa uracyayitiye Mose, erega niyo Uwiteka, ariko wowe ugushiramo Mose ntuzi ibyabaye. Mose sayiza wenyine ntawabonye Imana bari kumwe. Mugire gutya, abantu bafite amaso barabibona. Baravuga ngo Mose ntiyari wenyine, biriya bintu ntabwo ari Mose ubikoze. Baramubwira ngo harimwe agatoki k'Imana. Harimwe agaki? Ubuse kukagira gucya birakunaniye. Harimwe agaki? Muzabisome neza. Baramubwiye Joseri, baramubwiye ngo iki? Harimwe agatoki. None niba harimwe agatoki bikagenda kuri uyu munsi hazabamo akaboko.
niba harimo agatoki bikagenda kuriya, umunsi Imana izashiramo ikiganza cyose. Reka mbabwire, urugendo rurimo Yesu rugira gute? Ngo Farawo nk'ejo yahise yemera, atangira kwemera, abwira Mose ati noneho nkurikije byaraye bibaye, ubu ho twakorana imishikirano, nkabareka mukagenda, nkabareka mukagira gute? Atariko ibintu bijyananye n'umutungo wanyu, imikumbi, amasho, ibyo bintu mukabindekera. Mose aramureba, aravuga ati nawe nta gahunda ufite, ubu se tukagenda imbokoboko twagera ahantu habaye igiterane tukazatanga iki? Dore uko ari kundeba. None ubu tugenda imbokoboko umwana wanduza nabatizwa sinzamuha envelope? None tuzagenda imbokoboko nduza nakora ubukwe? Nese nta nama y'ubukwe zaba? Nese mu bukwe bazanywa Nyabugogo? Hazanywa fanta. Rero ntabwo twagenda imbokoboko, kubera yuko tuzagenda dutambira Uwiteka Imana yacu ibitambo. Nese twagenda imbokoboko ntituzadodesha iniforume? Dufite ibintu byinshi bihesheje Imana icubahiro tuzagenda dukora. Nuko rata Imana ishimwe. Urumva haba hari abantu babataka. Imana ishimwe. Aramubwira ngo tuzagenda n'abana bacu n'amasho yacu, kuko tuzaza ibintu byacu tubitambira Uwiteka, tubikoreshereza Imana. Buri uko duhuye n'umurimo w'Imana tuzajya dushiramwa yacu. Uwabanjuye amata, uwakoze foromaje, uwagurishije ikimasa, mbese buri muntu tuzagenda tugera, nubwo turi muri uru rugendo ariko hazagenda habamo umurimo w'Imana. Ntabwo tuzagenda ngo ibyacu bisigare. Muvuge ngo twarabizanye. Muvuge ngo twarabizanye. Reka mbabwire ibintu Imana itemera. Imana ntiyemera ko wohereza ibyawe ngo weho usigare, kandi Imana ntiyemera kuza ngo ibyawe bisigare. Imana ishaka umuntu uza akazana. Mwakira ijambo ry'Imana. Ibyo ndunze nanje ubwanje naburite sengufite mwami ko tuzagenda, tuzajana abana bacu, tuzajana n'amasho yacu. Nta n'urwara tuzagira gute? Tuzagusigira. Kandi tuzahaguruka twemye, kuko tuzaba tuvuye mu buretwa tugiye muri gakondo yacu. Umugoroba urabaye. Tuzahaguruka ku manywa y'ihangu. Bibiliya yaravuze ngo bahaguruka bashinze amajosi, buri muntu wese abona ibintu Imana ikoze. Bahaguruka ku manywa y'ihangu. Farawo arabareka bagira gute? Baragenda. Ariko ngo ashatse kubomeka ngo abakurikire nyota alfajiri yarahasomye ngo Imana yanga kubacisha inzira yihuse, ngo yemera kubacisha ibizigu, ngo yemera no kubacisha ku nyanja. Bageze ku nyanja ngo hirya no hino hari imisozi, imbere ari inyanja, inyuma ari amagare ya Farawo. Reka mbabwire, Imana yakoze ikintu abarokore badasoma Bibiliya batari bamenya, kandi mubakwiriye kumenya. Abantu bazakimenya bazabana n'Imana karamata. Ikintu Imana yakoze, muvuge ngo amena muri uyu mugoroba nkibabwire, murare mukimenye. Ubundi Imana ngo yabagendaga imbere, ngo nijoro ikaba inkingi y'umuriro,
ku manywa ikaba iy'igicu. Uwo munsi bageze ku nyanja ngo ikora ikintu abana mu gakiza batazi, ariko abantu bakuze mu by'agakiza barakizi. Muvuge ngo amen nkibabwire. Ngo Imana yabavuye imbere. Yabavuye he? Yabavuye he? Arica abantu bita ibibazo bita ngo ibavuye imbere, ngo ihita ikikira inyura aha iragenda ngo ihita ija kubahagarara inyuma. Iyo rero Imana ikoze bayita ropuri. Imana yivuye imbere ikamera nk'igarutse inyuma, abana mu gakiza ahita asubira mu kabari, ahita ahamagara uwo bakundanye ati ubu noneho twagenda nijoro ndi kubona ubukwe butakibaye. Iyo Imana ikoze aka kantu ahita agahamagara Inyabihu ati mu ndebere wa murima wanjye ndi kubona uyu mujyi ntawubamo. Kandi ubwo Imana yakoze ikintu ukwiriye kuba uzi ko gisanzwe igikora. Iyo Imana ivuye imbere ikaje inyuma, abana mu gakiza baratongana, baritotomba, batuka Mose. Batuka nde? Umugore udakijijwe neza atuka umugabo, umugabo udakijijwe neza ata umugore, abana badakijijwe neza batababyeyi, akaja kuba mu isoko, akaja kuba marine, kubera ko Imana igarutse inyuma. Naho kumba ikintu kiyigaruye inyuma, mureka aricyo nsorezaho. Icyari kigaruye inyuma, burya batonganye bitotombye, Imana igarutse inyuma. Abahanga rero abahungu bazi kureba barabwiranye bati iraducitse dore iragiye. Ariko si ubu none se ko yari izi ko izatinya amazi igiye. Aho inyuma yari igiye gukora ibintu bibiri. Icya mbere yari igiye gucanira umwijima abanyegiputa bagahita baryama, ikongera igacanira umuco Abisirayeli, ikababwira ngo mukomeze mugende nimukase, mugende nimubikora, mukomeze mugende ndi muri operasiyo, mugende ibindi birandeba, mwebwe mugende. Yahise kupita umwijima. Abanyegiputa uwambere ati sasa uryame burije, barahagarara ngo ibasigira umwijima, ariko ikubita umuco irababwira ngo mukomeze mugende. Iri jambo mukomeze mugende yari imaze kunetraliza, yari imaze guca intege abanyegiputa, ngo irangije ibwira Abisirayeli ngo mukomeze mugende. Kandi reka mbabwire, no kuba baritotombye bageze ku nyanja bwari ubwende. Ubundi ngo bari babuze aho banyura, ariko kandi Imana ntiyari iraca inzira batarahagera. Ubu ziciye batarahagera n'abandi bakahanyura. Imana igomba guca inzira ari uko ugeze he? Ku nyanja. Ariko twe dushaka ko igice tutaragerayo, ngo Mana ngo nzasanga warabitunganije, uracyari heza. Ica inzira ari uko ugeze gute? Uhageze. Imana ibaha umugisha. Yamaze kubambutsa irangije ngo ikuraho umwijima, Farawo ati tubakurikire. Ngo barabakurikira ngo babone inzira yo mu mazi, barabakurikira. Ngo uwanyuma wa Mwisirayeli yarakuyemo ikirenge, n'uwanyuma w'umunyegiputa ashizemo ikirenge, bose buzuyemo. Ngo amazi aragaruka arabarengera. Miriyamu arahindukira ngo arebe, ngo abona abanyegiputa bari gusoma ngeri. Aravuga ati nubwo bigoye ko umugore avugira mu materaniro mu isezerano rya kera ndiko bavuga amategeko ya Mose, aravuga ati ariko nibashake bantenge mumfashe dushime Uwiteka ko anesheje bitangaje. Ifarashi n'uwo yari ihetse agize gute? Abiroshe mu nyanja. Muhaguruke dusenge. Ifarashi n'uwo yari ihetse agize gute?
agize gute? Nyota. Ifarashi n'uwo yarihetse agize gute? Iriba mubonye bigenze bite? Iteraniro bigenze gute mwe mwari muhari? Nugera mu rugo abana bakakubaza ngo wahoze mama, ubabwira uti nsiza biroshe mu nyanja. Nsize mwarure tujye bana banje abiroshe. Muri iki cyumweru niba kubaza ngo wagisoreje, ubabwira uti nasoje abiroshe. Je n'uburi ku muganda bakakubaza bati mwaraye mute? Weekend wayitangiriye, uvuga uti twatangiye weekend abiroha. Byo ni ijambo ry'icyumweru. Abiroshe byari bidukurikiye. Mbere yuko dusenga, niba hari umuntu uri muri iri teraniro umva twamusengera, umaze iminsi agenda wenyine, kandi ikimenyetso kugenda wenyine urakizi, nukuja nahatariho kandi ukagendana umubabaro, ukagenda utazi yugiye. Ariko abigishwa bajanye na Yesu, ahagarika umuyaga n'umuraba arabihagarika. Umuntu waje muri iri teraniro ataramenya Yesu, cyangwa se yaramutakaje yaramutaye, akaba ari kumva Yesu ari mwiza, uyu mugoroba yamutahana, nagira ikiganza guca tumusengere. Nukuri kandi wabuhiriwe muri iki giterane. Imana iguha umugisha nshuti yacu.